Ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru iteye agahinda, ni abantu twari dutegereje, bakaba bagwiriwe n'ikirombe ahagana mu kagari ka Kanzenze, ni umudugudu wa Nyamabuye mu karere ka Bugesera, akaba ari mu murenge wa Ntarama. Murakoze cyane, ndi mu murenge wa Ntarama ni mu karere ka Bugesera. Niba bambwiye ko uyu ni umudugudu wa kariyeri, ni ahantu hari kariyeri isanzwe ikorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'ubwubatsi ndetse bakanahondera konkase nayo yifashishwa mu bwubatsi. Kuri uyu wa kane tariki 9 ukwezi kwa karindwi 2026 ahagana ku saa 5 n'igice bishyira saa 6 z'amanywa kuri uyu wa kane nyine nibwo abari bari mu hano hasi hano ureba hari background, hano hari background yanjye urabona ikirundo cy'ibitaka ndetse n'amabuye menshi. Hano hasi rero hari abantu bagera muri 15 bari bazindutse bari mu bikorwa by'ubucukuzi bw'aya mabuye, ariko hakaba hari igiti kiri hakurya bari bamaze igihe badakoresha kugira ngo kizabanze gitunganywe. Urebye uko umusozi umeze, ikirombe cyaturutse hariya hejuru kiramanuka kikwira abari barimo. Abaturage twaganiriye bamwe mu bakirokotse, hari babiri bajyanywe kwa muganga bakomeretse babashije kurusimbuka, hari n'umwe mu bahururije abari barimo basabwa ati muhunge ikirombe kigiye kubagwira. Awe ashimangira ko 10 arimo bagwiriwe n'ibi bitengo. Ashimangira ko kandi ubwo ibi byago byabaga hari amajwi ya bamwe mu bari bagwiriwe n'ibi birombe, bari bamaze bumvaga amajwi yabo, ariko uko iminota ishira amajwi akagenda agabanyuka kugeza ubwo batumvaga umuntu n'umwe, cyangwa se bakeka ko ari naho bahera bavuga ko nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kuba ari muzima. Urumva byabaye saa 5 tugeze hafi saa 8 nibwo imashini cyangwa se kateripirare itangiye ibikorwa byo gukuraho ibi bitengo kugira ngo abagwiriwe n'iki kirombe babe babasha gutabarwa. Mu butumwa bagenewe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge asabye abaturage, abaje kwihanganisha abaturage, avuga ko barindira bakaza kumenya ubwo hari abamaze gukorwa ibikorwa by'ubutabazi nimba hari abahitanywe n'iki kirombe cyangwa se haba kirimo abatera kuka. Urebesheje amaso yawe urabona ko bari abaturage bari hejuru, urabona aho udutaka turimo kugenda turiduka, erekezayo kamera. urabona utubuye turimo kugenda turiduka. Yego turiya tubuye rero turimo kugenda turiduka, ni nayo sinyare cyabanje gutanga. Ariko umwe mu bayobozi b'iyi koperative baganiriye natwe bashimangira ko bari basanzwe bafite ubwishingizi. Ikindi akavuga ko ibyago bidateguza, ntabwo bari biteze ibyago nk'ibi. Reka dutegereze turebe nyuma y'ubutabazi. Hari inzego zitandukanye z'umutekano, hari daso, hari polisi, hari abayobozi mu nzego bwite za leta, hari n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Ntarama. Ubwo nyuma y'ibi bikorwa turaza kumenya ese iyi mashini hari abibonye, ese iyi mashini hari abavanywemo bakiri bazima. Ayo ni amakuru turaza kugenda tumenya ubwo haraba hamaze gukorwa buno butabazi. Hari abasore bamwe basanzwe bakora, ariko mbere y'uko ujya kuri aba basore papi mbere y'uko uzana aba basore kandi udusobanuriye neza imiterere y'icyabaye. Ubu tuvugana hari abo batubwiye bagiye kwa muganga, nabo cyahushije aho hari gucukurwa, bizeye gute ko harimo abantu? Hari abo cyahushije basimbutse bakivamo kirabafata, hagira abakomereka. Abo rero bajyanywe kwa muganga. Ubu tuvugana bamwe mu bari muri iki kirombe baravuga ko harimo gushakwa abandi 10 bari muri iki kirombe. Urabona ko ambulance yari ijyanye abambere kwa muganga, n'ubundi iragarutse kugira ngo abo baraba bamaze gukura muri iki kirombe baba bakitera kuka baza guhita bitabwaho bakahabwa ubuvuzi bwihuse. Inzego z'umutekano zakomeje gusaba abaturage cyane cyane bari mu mpinga z'umusozi, kuko bava muri uriya musozi, kuko nta wamenya ibyago n'ibiteguza. Wabona hari n'abandi kimanukanye ibyago nabo bakisangamo hariya. Nuko ubwo none se papi n'abaturage ni ikintu kijyanye
n'ubwirinzi ku bakora ubu bucukuzi bw'amabuye muri izi kariyeri, usanga 70% ubwirinzi bukubiye gake. Ari nayo mpamvu usanga iyo habaye ibyago nk'ibi hari abahita bahatakariza ubuzima. Ku ruhande rwanjye reka twihanganishe abafite ababo bagwiriwe n'iki kirombe, ngenda kibaza ahubwo kwatakariza ubuzima, twihanganisha imiryango yabo. Uwiteka mugenga byose aduhamagara bitandukanye, wasanga ariko Uwiteka yatekereje guhamagara abagaragu. Papi, ikibazo mfite kindi ndi kukubaza ngo abo bantu bari gushakishwa ko mbona imashini imwe inyuma yawe kandi muri kuvuga ko hari n'amajwi bahoze bumva, ubwo butabazi bwahari buri ku rwego bw'ubukwiye kuba bukoreshwa ngo harebe ko hatabarwa ubuzima bwaba bukiriho. Urakoze cyane. Ubutabazi bwo bwatanzwe navuga ko buri ku rwego rwakagombye kuba buriho, ariko nanone wavuga ko ubutabazi bwakerewe kuza kuko abari muri iki kirombe nimba cyabagwiriye 5:30 nawe ukaba ureba amasaha ageze igihe imashini ziye, no kuvuga ko n'abakora muri ibi birombe ntago nyine baba batewe biteguye kujya gushaka support y'imashini kuhagera, nabyo byatwaye indi minota. Ariko ubutabazi igihe butangiwe bwo ubutabazi burimo gutangwa buri kuri level bwakagombye kuba buriho. Kugeza ubu mu bantu 10 wari uri kumbwira nta numwe bari babona habe no kubona umwenda habe. Ese ubutabazi butangiye hashize igihe kingana gute bwo? Hashize nk'iminota hagati ya 15 na 20 hatangiye igikorwa cyo gushakisha abantu bagwiriwe n'iki kirombe, ariko kugeza kuri saa 8:09 ntago bari babasha kubona n'umwe, nta n'ibimenyetso by'uko bari bagera hari umuntu wa mbere bari babasha kugeraho. Ibikorwa by'ubutabazi byo biracyakomeje. Hanyuma abahaza baturage n'ubwo mbwiye ngo babirukanye, wenda hagize nk'ubona cyangwa nawe niba bumvisha babivuga, baravuga ko ukurikije uko hari hateye se icyizere cy'uko abantu baboneka ari bazima kimeze gute? Icyizere ndahamya ko cyaba kiri kuri 0%. Mbabare kuba mbivuze gutyo kuko urebye ubuhaname bw'ahantu igitengu cyaturutse n'ahantu cyabatabitse, yego, n'amatoni y'amabuye n'ibitaka bibari hejuru, nakubwira ko icyizere cyo kuba hari uraza kuvamo atera igihosho bikubiye gake cyane, ariko baravuga ngo na nyuma ya 0 irakora. Iyo ni Imana, turindire turebe, ntawamenya. Gusa bibaye byiza nuko abagwiriwe n'iki kirombe cyase n'iki gitengu Uwiteka yabarokora. Buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo akamuga karuta agaturo. Ariko ntago byoroshye. Mbere y'uko murekura wari ukanya hari abantu bahamagara sinzi ko hari abo wabona cyane nk'abantu bavuga bati harimo umuntu wanjye, umunyamuryango wanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uburyo twababaza icyizere ko abantu baza kuboneka ndetse bakaba banatubwira mu by'ukuri abo bantu uburyo bakoraga aho ngaho niba ari uburyo bwari bwemewe n'amategeko. Urumva ubucukuzi bwo bwakorerwaga aha ngaha bwakorwaga mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko navuganye n'umwe mu bayobozi bahagarariye koperative yakoraga ubucukuzi bw'aya mabuye muri iyi kariyeri, kuko bari banafite ubwishingizi cyangwa se assurance cyangwa se insurance, biterwa n'ururimi wumva. Ikindi hari hakomye, ntago ubuyobozi bwagira, ariko bwo ubucukuzi bwakorwaga mu buryo bwemewe. Wamukubwira ko ndaza kubona umuturage aka kanya waza live byagorana, bitewe n'uko hano umutekano wakajijwe. My brother, umutekano hano wakajijwe, ari nako ingamba zo gukomeza gushakisha abagwiriwe n'iki gitengu imirimo ikomeje. Okay. Ubwo abaturage bari hese ubundi umugani ko nta nabo ndi kubona hafi yawe, ntihagize guta kamera turebaho baba. Nimba nideplashe nkagenda nsatira abaturage kugira ngo abaturage uhagaze hafi ahagaze nko muri metero 50 uvuye hano mpagaze.
biremewe mu gihe genda ujye abandi bo kubareba babasirikare bari nko muri metero hafi nka 200. mani biremewe reka n'ibigenda Erika kwereke hirya iyo hakurya abaturage urababona oya ongera uzuminge ndebe abaturage urababona ntabwo nari nababona pe dore abaturage ngaha bariya ku musozi aya ni kure cyane abaturage naho bahagaze hanyuma mu kanya wanambwiraga ngo hari ubutumwa bwari bugiye gutangwa n'ubuyobozi niba bamaze kubutanga bari kuvuga iki babwiye icyo abaturage ubwo babahumurije bababwira ko hagiye gukorwa ubutumwa butanzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Ntarama asabye abanje kwihanganisha abaturage yihanganisha imiryango y'abafite ababo bagwiriwe n'iki gitengu yihanganisha abakozi bakoranaga n'aba bagwiriwe n'iki gitengu ikindi asaba abaturage ko bakagombye kwigirayo kugira ngo bitewe n'uko hashobora kuza kuvamo abantu bagwiriwe n'iki gitengu bangiritse urabizi ko mu itangazamakuru ubusanzwe nta nubwo byemewe kuba wakwerekana umuntu wamaze kuva kuri iyi si ya rurema erekana hariya urabona ko umusozi urimo gutanga ikimenyetso cy'uko isaha n'isaha urimo kubibona ko umusozi urimo kuriduka uri kubibona ubu ntabwo ngenda kubibona ntabwo mpita mbibona hano hari umuhungu wanjye witwa Rici nawe uba wirukansa kamera ayirukansa ayikura kuri netiwaka urabibona hano dore hariya hakurya aho hejuru uko byagenda kose uyu musozi nawe uraza kuriduka bitewe na sinyare cyangwa se ibimenyetso urimo gutanga bizere yuko muraba mwigiyeyo mwahunze njya aho ngaho mba navuyemo kera cyane dore Caterpillar irimo gukorwa kwifashishwa mu gushakisha abagwiriwe n'ibi bitengo papi reka ngushimire ubwo ugiye kutuganiriza abaturage urebe icyo bavuga n'icyizere bafite ikindi ugiye kudufasha ni ugukomeza kureba ko hagira ababoneka nibanaboneka ubwo uratumenyera ngo baba bakiri bazima cyangwa uwiteka mugenga wa byose yaba yahamagaye abagaragu be ubwo ibi nyine ni mu makuru arambuye ya BTN TV so urakoze cyane Shadarake reka nanjye ndebe ko nanywa ku mazi izuba riri aha ngaha bwo rirame n'imbwa agahanga imbwa ninde agahanga kamenetse gute nabikubwiye ni umugani nyarwanda sinjye uwuhimbye ariko nanone bikaba wowe oya ntabwo byose kuki bitaba wowe so reka nakubwira ko kuri ubu nakubwira ko ikibazo gihari abafite ubucukuzi mu nshingano cyangwa se abashinzwe kariyeri na mine wavuga ko barangaye ntabwo ndaza kuba nshiye nk'amabere oya se kandi kuko urebye uko ibirombe bitegurwa bikorwa kugira ngo bicukurwe uko bagenda babisobanura umunsi ku wundi mu itangazamakuru iyo ugeze kuri tere usanga bibusanye n'ibyo bavuga ukibaza ngo ntabwo hajya habaho inspection yo kureba ngo ibyo twatangiye uruhushya nibyo bikorwa nimba ushobora gucukura hakaza uruhavu rufite metero zirenga 20-30 reba ruriya ruhavu ukajya mu nda yarwo kandi uzi neza ko ruhagitse nta kindi kintu gihari isaha n'isare niyo mpamvu haba uzahanuka reba runo ruhavu ukuntu rungana urarubona ariya mabuye ubwayo aba yiremereye noneho iyo gihanutse kiza gitaba ubundi bavuga ko ahamaze gucukurwa hatabwa kugira ngo hategurwe site yo kuba hacukurwa ahandi ariko abafite ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kariyeri ndetse na mine ntabwo ibintu bajya babigenzura iteka ibi ngibi byongera gutekerezwaho iyo haje ibyago nk'ibi reka tuvuge ko ari ku kanya keza aho kugira ngo inzego zijye zitabara ari uko hapfuye umuntu ahubwo zijye zitabara zinarebe ibirimo gukorwa ngo ni ibiki zirebe ngo aharimo gukorerwa ubwo bucukuzi hategurwa hati yego kuko nidukomeza gutya hakazajya hafatwa ingamba cyangwa hakajya hatabarwa ikintu ari uko
abantu bahatakarije ubuzima. Ndakeka ko nibwo burangare ndimo kuvuga, abantu baje kunyumva nabi, kuko biteye isoni n'agahinda. Urebye runo ruhavu ruri inyuma yawe, runo ruhavu uko rungana gutya, ntubona ko bwo biteje ikibazo? Ni ikikwereka ko rero abatanga impushya zo gucukura, ababikurikirana umunsi ku wundi, haba harimo uburangare even kugera ku nzego z'ibanze. Urakoze papi, urakoze. Ubwo icyawe nk'umunyamakuru wakigaragaje ko ahantu haba harimo ikibazo, ubwo reka twizere ko abo bireba nabo bakomeza kubona yuko ibi bintu bigomba kongeramo bikagenzurwa, hakongerwamo ubugenzuzi butuma biba ibintu bitanga igisubizo aho guteza ikibazo. Mwakoze cyane, reka mbashimire. Aha ni mu mudugudu wa Nyamabuye mu kagari ka Kanzenze, akaba ari mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera, aho ikirombe kigwiriye abantu barenga 10 bose bakahaburira ubuzima. Impanuka yabaye tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi, aho byatangiye mu masaha ya saa 5. Umudamu wari usohotse hanze agiye mu bwiherero, nibwo yageze hanze abona utwo dutaka turimo kuza, none abwiye mugenzi we aramubwira ati hungiruke cyane, nibwo akigera hanze byahise biriduka, abo ngabo 10 bari barimo ndani. Ikirombe ubwo nibwo cyaje kubagwira kirabasiba, abo bantu bagumyemo, noneho leta nibwo yazanye ubutabazi, haza za sikavateri ziriya mashini nini, nibwo babakuyemo bose basanga bahatakarije ubuzima. Ni ikirombe kizwiho gucukura amabuye yo kubakisha, havamo n'umucanga, hakavamo konkasi, byose hakunze kuvamo ibikorwa bijyanye n'ubwubatsi, ndetse kandi nabo ni amabuye yo mu bwubatsi bashakaga. Iki kirombe giherereye mu kagari ka Kanzenze kizwiho cyane kuba kigira amabuye meza cyane yo kubakisha. Ni impanuka ibabaje inateje agahinda, gusa ba nyir'imiryango baze kwihangana, nta kundi rwose.